Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabaramukije bene data, dusangiye gucungurwa. Haleluya haleluya. Ni mwene so MUTUYEMUNGU J.Pierre ubaramutsa mwese abakurikira ibiganiro by'ijambo ry'Imana kuri SAVEUR divine. Mbifurije umugisha w'Imana no guhemburwa nayo, kandi ndagusabira ngo ukuboko kwiza kw'Imana Isiraheli kubane nawe, ikurebe neza, hembura umutima wawe kandi yuzuze ahacagase, kandi irwanye ibikurwanya, inesha ibyakuneshaga mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo waho wa 12. Byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 12 haranditse ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo. Nyamara bizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore. Byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira mu mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Nahangaha turimo dusoma ijambo ry'Imana. Murabizi ko twabaye mu gihe cya Pasika, tukavuga ku by'urupfu rwa Yesu, tukavuga n'amasezerano ahereranye n'urupfu rwa Yesu. Satani ndetse n'abakozi be bibwiraga ko gupfa kwa Yesu bizaba birangije umurimo wo gucungura, bizaba birangije imirimo ya Yesu. Ariko hari kimwe batamenye ni ikihe? Nuko iyo imbuto igiye mu butaka, ryaba ishaka umubibyi agiye kuri biba, ryaba igishyimbo cyangwa se n'ikigori, ntabwo iyo uteye kimwe noneho kijya kwera ngo kizamuka ari kimwe, ahubwo cyera byinshi. Ni nako urupfu rwa Yesu, hapfuye umukiranutsi umwe, hagiye kwera, hagiye kuvayo, havayo abakiranutsi benshi mu rubavu rwa Yesu. Kandi mu rupfu rwa Yesu yapfuye yari umukozi umwe wakoraga ndetse yakirizaga aho yari ari. Nk'uko mubizi, iyo yabaga ari Kaperinawumu yakoreragaho, iyo yabaga ari Yerusalemu cyangwa i Galilaya yabaga ari aho. Ariko ngo apfe, amaze gupfa, mu rupfu rwe no mu kuzuka kwe hashibukamo, heramo abandi bakozi benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Hezemo abakozi benshi kandi cyane. Ni nabyo dusoma amaze kuzuka abajyana ku musozi wa Elayono, aho yahagurukiye asubira mu ijuru. Hanyuma arababwira ngo nimujye Yerusalemu mutegereze, murindire ibyo Data yasezeranije. Nk'uko twabisomye mu gice cya mbere murongo wa 8, arababwira ngo muzaba abagabo bo kumpamya, Mwuka Wera nabamanukira muzuzura imbaraga. Aha rero isezerano ryari ryarasohoye, kuko iri sezerano ari iry'abizera Yesu. Imana ihabwa icyubahiro, kandi izina rya Yesu rihabwa icyubahiro, rishyirwe hejuru. Aha rero dusomye haratubwiye ngo noneho si Yesu wari uhari, ahubwo hari intumwa ze, babandi yasize, babandi yasigiye rya sezerano ryamaze gusohora. Ngo babaga bari ku rusengero, noneho ngo habaga n'ibaraza ryitiriwe umwami Salomo. Iryo baraza ryitiriwe umwami Salomo ngo niho habaga hari abarwayi benshi ngo bakahaza.
bari aho ngaho. Hanyuma ngo intumwa zikoreshwa, Imana ihabwe icyubahiro, zikoreshwa n'umwuka iby'imbaraga nyinshi, zikoreshwa n'umwuka ngo zikiza abantu, niko Bibiliya itubwiye, ngo zikora ibitangaza mu bantu ndetse benshi ngo barakira, bikozwe n'amaboko y'intumwa zuzuye umwuka wera. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya itubwira ngo ku murongo wa 14, nk'uko nabibabwiye, imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana ni bibaho kugira ngo abantu bizere iki? Yesu yaravuze ngo abantu nibatizezwa n'ibyo mvuga, nibura bazizezwe n'imirimo nkora. Mu gihe cya mbere, muri iki gihe cyari kimeze gutya, abahinyura, abatemera, abapinga muri ya mvugo y'iki gihe bari bagwiriye ari benshi, ariko intumwa zivuga zinashyigikiwe n'umwuka wera, zinashyigikiwe n'imbaraga z'Imana, baravuga ariko baranakora. Na Yesu databuja niko yavuze ngo nibatizezwa n'ibyo mvuga, bazizezwe nibura n'ibyo nkora. Aba rero Imana yabahaye kuvuga ndetse ibaha no gukora. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Kugeza ku rwego nimwumve umurongo wa 15 watubwiye ngo byatumye, kubera ko babonye imirimo y'Imana, ngo byatumye abantu benshi, abatuye i Yerusalemu n'abatuye ahahereranye naho, ngo bazana abarwayi, barabazana, bakabazana ngo mu ngobyi, bakabazana nibura ngo igicucu cya Petero, aho atambutse kibakoreho bakira indwara. Ngo byatumye abantu bari barwaye indwara z'abadayimoni, batumye abantu bari bafite indwara zidakira muri icyo gihe, ngo bakira kubw'imbaraga z'Imana. Ndasubiramo iri jambo rivuga ngo uko Yesu yari ari kera, n'uyu munsi niko ari, ni nako azahoraho iteka ryose. N'uyu munsi indwara nyinshi zirahari, zimwe abaganga bashobora n'izindi badashobora. Ibibazo birahari byatuma wiyahura, ibibazo birahari byatuma wiheba. Hari byinshi ubona umugabo atakemura, ndetse hari n'igihe usanga yaragutaye ari ukubabaje, agutanya abana, umubabaro ukwishe, aho udafite so ntuhagire nyoko, aho utagira uguhumuriza. Ariko ndagutangariza ko mu ijuru hari Imana igirira neza abantu bayo. Bibiliya iravuga ngo ni se w'imfubyi, ngo ni umucamanza w'abapfakazi, ndetse ngo ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Iyo Mana nuyizera, iyo Mana nuyisenga, izakugirira neza. Ibimwe muri byo Kristo atanga harimo ubugingo, ariko harimo n'ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo wizeye Kristo, hari ukwakira agakiza kaguhesha ubugingo, hanyuma hari no kwakira imirimo igendana n'agakiza, nayo ikakuzaho. Indwara zananiranye, ibibazo ufite bidafite igisubizo, by'urusobe ubona nta herezo, ndagusabiye ngo iyo mu ijuru, iyi turimo dusenga, iri jambo ry'Imana dusomye, ngo rigukurikirane, rikesha hacuze umwijima, rica inzira aho zitari ziri, rikuremera ishimwe, kandi tuzongere kubonana muri ibi biganiro urimo utanga ubuhamya ko Imana yakoze ibikomeye, yakoze ibiruta cyane ibyo wasabye. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha, ubyizere, kandi ukomeze kuba mu mwuka wo gusenga, ugira ibyiringiro uko Kristo yari ari kera, n'uyu munsi niko ari. Arakiza indwara, arahumura, arakora. Indwara uko zaba zitwa kose, Yesu ni muganga. Umwizere, umwiringire, nawe azakwiyereka. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Iyi mirimo ntabwo tuyivuga ari nk'amateka yahashize, ahubwo turavuga imirimo n'amateka umwami Yesu yakoresheje intumwa, kandi n'ubu agikoresha abakozi be bamwizera by'ukuri. Imana iguha umugisha kandi ikunezeze, mu izina ry'umucunguzi Yesu. Amen, amen.